niyo mpamvu n'uyu munsi turi nijoro kandi umwijima nabwo uri gukura. Ibimenyetso by'umwijima tugomba kubibona, ariko igihe bizaba bigeze kuri icyo gihe cy'itegeko ry'icyumweru niho bavuze ngo n'inyenyeri twajyaga twishimira umucyo wazo zizasohoka zijye mu mwijima. Biravuze ngo ikintu kizasigara cyaka icyo gihe kizaba gifite umucyo witwa originali, kuko hazaza umwijima uzazimya ibintu byose. Bene data namwe bavandimwe muri Kristo Yesu, mwebwe mukunda umwami Yesu, mukunda ijambo ry'Imana, mwebwe munezezwa no gutanga umwanya mukarikurikirana, reka mbasuze mu izina rya Yesu. Nejejwe no gushimira Imana kubw'uyu mwanya mwiza iduhaye wo kugira ngo tubashe kuba imbere yayo, tubashe kwigiriraho umugisha. Imana ikomeje kutugaragariza ibimenyetso by'imbabazi zayo. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Rero muri bya byigisho byacu twatangiye bigaragaza uko tugomba kwitegura muri iyi minsi isoza amateka y'isi, by'umwihariko bivuga ku mabanga y'urugendo rwa Gikristo, kwibanga ryo gusenga mu buryo butari ubwo dutuwe dusengamo, ahubwo koko gusenga kumeze nk'umuntu wumva ko ari mu bihe bidasanzwe, nawe akaba agomba gusenga mu buryo budasanzwe. Reka dushimire Imana ko ikomeje kuduha uburyo bwo kubasha gukurikirana ibi byigisho. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Mu cyigisho cy'ubushize twarebeye hamwe isomo ryanditse mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya mu gice cya 60 umurongo waho wa mbere kugeza ku murongo wa 3. Isomo ryavugaga ngo byukura bagirane kuko umucyo wawe uje, ngo dore umwijima uzatwikira isi, umwijima w'icuraburindi uzatwikira amahanga, ariko Uwiteka azakurasira afite gukiza mu mababa ye. Rero twabonye yuko ibyo bintu bibiri bigomba kubaho mu minsi y'imperuka, kandi buri muntu wese wo ku isi akaba agomba kugira umugabane ahereramo muri iyi biri. Tugomba kugira icyo dukora kugira ngo duherere mu ruhande rwiza. Ijambo ry'Imana ryatubwiye yuko umwijima w'icuraburindi ugomba gutwikira isi ndetse ugatwikira amahanga. Nababwiye yuko umwijima urakura, ijoro rirakura, kandi uyu munsi ndagira mbabwire yuko igihe cy'umwijima twaragitangiye, kandi ntabwo uyu munsi twari twatangira igihe cyo gutangira gusubira ku gitondo, urugendo rwo gusubira ku gucya, ahubwo turacyari muri rwa rugendo rwo kugenda tujya mu mwijima, kubera yuko tugomba kugera ku gasongero k'ijoro, hahandi ijoro rihita ritangira gucya. Ubu ngubu niho turimo tujya, kandi umwijima twarawutangiye. Iyo urebye ubuzima bw'abantu b'abakristo muri iyi minsi, ubona ko koko bwatangiye kugongana n'umwijima ukomeye, nk'uko ijambo ry'Imana rivuga ngo ugenda mu mwijima ntamenye iyo ajya. Ni amagambo Yesu yavuze mu butumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Yohana mu gice cyaho cya 12 ku murongo wa 35. Yaravuze ngo nimugende mugifite umucyo butabiriraho mukiri mu nzira, kuko ugenda mu mwijima atamenye iyo ajya. Ndagira ngo mbabwire yuko ibimenyetso by'uko abantu batangiye kuyoberwa aho bajya byatangiye kuboneka, ariko bituma wibaza ikibazo kibaza ngo niba uyu munsi abantu baratangiye kuyoberwa aho bajya, inzira bakaba baratangiye kuyibura, kandi uyu munsi tukaba tukiri muri rwa rugendo rwo gukura kw'ijoro, tukaba tutaragera ku gasongero karyo, kubera ko tugomba kugera ku mwijima kw'ijoro, uwo uvugwa mu ndirimbo ivuga ngo umwijima ubaye icyago.
ngo hazaba umwijima ukaze umwami ataragaruka. Uwo mwijima dushobora kuba tutarawugeramo ngo tugere ku gasongero kawo, wa wundi umeze nka wa wundi wari upfundikiye iyi si igihe Imana yari igiye kurema. None niba abantu baratangiye kubura inzira, umwijima utaragera aho ngaho, mbese ubwo ngubwo mu minsi iri imbere bizagenda bite? Kandi hari amagambo meza umugaragu w'Imana yanditse Pawulo ayandikiye mu Batesalonike, aravuga ngo ariko mwebweho bene data ntimuri mu mwijima ngo uwo munsi uzabatungure, ngo kuko mwebwe muri abana b'umucyo n'abana b'amanywa. N'ubundi twabonye ko hari abantu umucyo w'Imana ugomba kurasira, maze umwijima ntugire aho uhurira nabo, ahubwo muri bo bakaba bafite umucyo w'ubugingo. Nk'uko Yesu yavuze ngo unkurikira ntazagenda mu mwijima na hato, ahubwo azaba afite umucyo w'ubugingo muri we. Rero icyo cyigisho nicyo twarebye ubushize, cyatubwiraga umwijima w'icuraburindi ugomba kubudika. Kandi igihe cyo kubudika k'uwo mwijima cyaratangiye. Abantu batangiye kubura inzira, kugeza ubwo abantu bibasaba kumenya aho bagenzi babo banyuze ngo nabo bariho banyura, kubera ko batakibona inzira. Ariko ntarirarenga. Ubu uyu munsi dushobora gushyira amavi yacu hasi, tugashaka agakiza, tugashaka Imana, maze umucyo ukaturasira nk'uko ijambo ry'Imana ribitubwira, tugahunga icyo kintu cyo kuzaba mu mwijima ngo tube turi abana b'ijoro. Rero nicyo cyatumye mbararika cyane kugira ngo dushyire amavi yacu hasi nk'aba bandi umuja w'Imana yeretswe batakambaga basenga ku manywa na nijoro kugeza ubwo ibyuya biva mu ruhanga rwabo, ariko bakagumya bagasenga, kandi Imana yumvise gusenga kwabo irabasubiza. Ugomba kuba umwe muri iryo tsinda, kandi uyu munsi ayo mahirwe uracyayafite, icyakora asigaranye igihe gitoya. Rero tujye gukurikirana ikindi cyigisho. Icyigisho kitwereka uburyo tugomba kugera ku mutambiko wo hejuru cyane. Umutambiko wa wundi urenze n'uw'ibitekerezo byacu bishobora kugeraho bikawutekereza. Icyo cyigisho nicyo tugiye kurebera hamwe, ariko ndagira ngo mbere y'uko dutangira gusoma mu ijambo ry'Imana, twicishe bugufi mu mitima yacu maze dusenge kugira ngo dusabe Imana ubufasha muri iki cyigisho. Mana yacu dukunda, Mana ikiranukira kudukiza, nyir'ubushobozi kandi nyir'ububasha, turagushimye. Abana bawe turakunezerewe muri uyu mwanya, kuko uwuduhaye ubitewe n'imbabazi nyinshi zo gushaka kurokora ubugingo bwacu. Impuhwe za kibyeyi watweretse utwitangira ku musaraba, ukatwereka ikimenyetso cy'urukundo rudafite ikizinga. Mana yacu n'uyu munsi nizo zikitubeshejeho, uhabwa icyubahiro. Tugushima ibyo wadukoreye, utabitewe nuko turi abakiranutsi, ahubwo ubitewe n'urukundo rwawe, kandi ugira ngo utureshye udukure mu cyaha utugeze mu gukiranuka. Tugushimiye imigambi myiza kandi miremire ufitiye ubugingo bwacu. Tugushimiye ubushobozi wowe ufite bwo kuba wadukura mu cyaha, maze amateka yacyo akarangira ukatugeza mu gukiranuka. Ibyo bitumye tunezezwa no kukwiyegurira muri uyu mwanya kugira ngo twakire kandi uduheshe uwo mugisha. Ijambo ryawe tugiye kwiga, turagusabye ngo uturinde ko byagarukira kukurisoma, abandi nabo ngo bigarukire kuryumva, ahubwo turagusabye ngo ibintu tugiye gusoma mu ijambo ryawe ubihindure umugabane wacu. Nk'uko wabwiye abagaragu bawe ba kera, utaho muzakandagiza ikirenge hose ndahabahaye, ndagusabye ngo ahantu tugiye gukandagiza ikirenge dusoma ijambo ryawe, turagusabye ngo uhatugabize, uhahindura hacu, kugira ngo dushime izina ryawe. Dusabiye umugisha umuntu wese uteze amatwi ijambo ryawe, kugira ngo umurinde guhangana n'ijambo ryawe mu mutima we, kandi umurinde kwinangira, umurinde gufata icyemezo cyo kuba ku murongo wo hasi kandi waramuteguriye uwo hejuru. Reka yizere ko ibyo ijambo ryawe rivuga bisohora, kandi ko bishoboka, kugira ngo bikunde bimusohorere. Dushime izina ryawe. Utubere umuyobozi, uvugane natwe, umuntu wese umukure ku izima ukoresheje imbaraga zawe z'akaburarugero. Umuntu wese umushoboze kukwiyegurira, nubwo imbaraga zaba zimurwanya, zaba zimurusha ubushobozi, umurwanirire kugira ngo izina ryawe rishimwe. Tugushime kuri Imana yacu yiteguye kuduhera umugisha ubuntu, Imana yacu yiteguye kudufasha no kudutera inkunga. Turagusabye ngo ibyo byose witeguye kudukorera udushoboze kubyakirira mu mukunzi wacu, tubisabye mu izina rya Yesu, amina.
Abavandimwe muri Kristo Yesu, mwebwe mwanejejwe no guhitamo inzira y'Imana mukaba mwarahisemo neza. Uwiteka abakomereze ayo mahitamo meza. Mwahisemo neza mu buryo bukomeye cyane, ndetse mwagize ubwenge bwa bundi butari ubw'iyisi, ubwenge bukomeye cyane bumweze nka bumwe nababwiye umuntu w'Imana bita Yakobo yagize. Yakobo yagize ubwenge igihe akiranaga na marayika, amenya yuko namurekura atamuhaye umugisha abagushije ishyano, kandi yuko kuzongera kubona ayo mahirwe yari afite akaba amuciye mu myanya y'intoki yuko bitazamworohera. Yakobo yaratekereje aravuga ati ubu marayika namva mu myanya y'intoki maze akancika ntacyo ankoreye, nshobora kutazapfa kuzongera kumubona. Maze agira bwa bwenge buva mu ijuru, abwira marayika ati sinkure kurutampaye umugisha. Maze akora ku mutima w'Imana. Mbabwire bavandimwe, mwari muzi ko hari igihe umuntu wabyawe n'umugore akavukira kuri iyi si akora ku mutima w'Imana, maze agakora ikintu gikomeye cyane gituma abo mu ijuru batangazwa n'ahantu ubwo bwenge abukuye. Rero mwahisemo neza guhitamo Imana. None ndabasaba kugira ngo mukomeze mutere intambwe muri iyo nzira, kuko intambwe iheruka tugomba kuzayitera tugahita tuyitera mu ijuru, tukaba turangije urugendo rwacu. Ndifuza gusoma isomo nkunda cyane, nifuza kubaganirira, ryanditse mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma mu gice cyaho cya 8. Tugiye gusoma ku murongo wa 28 n'umurongo wa 29. Kandi tuzi yuko kubakunda Imana byose bifataniriza hamwe kubazanira ibyiza, ari bo bahamagawe nk'uko yabigambiriye. Umurongo wa 29. Kuko abo yamenye kera yabatoranirije kera gushushanywa n'ishusho y'umwana wayo. Ntabwo havuga ngo yabatoranije kera, ahubwo aravuga ngo yabatoranirije kera. Impamvu bavuga ngo yabatoranirije kera nuko bagiye kuvuga ikintu yabatoranirije, ariko bavuze ngo yabatoranije kera baba bahinduye iyo nteruro. Ariko ni yabatoranirije kera, agira ikintu abatoraniriza, kandi ngo icyo kintu yabatoranirije kera ni ugushushanywa n'ishusho y'umwana wayo. Somo ryiza cyane 29. Kuko abo yamenye kera yabatoranirije kera gushushanywa n'ishusho y'umwana wayo, kugira ngo abe imfura muri bene se benshi. Uyu murongo uratangaje cyane, urimo uravuga yuko abantu Imana izageza mu ijuru ikabaha agakiza. Yabamenye bakiri n'urusoro mu nda y'ababyeyi babo, yabamenye bataranavuka, nta kintu cyiza cyangwa ikibi bari bakora, maze Imana irabamenya kera ngo irangije ibatoraniriza gushushanywa n'ishusho y'umwana wayo. Mbega ikintu gikomeye Imana itoraniriza abantu. Nshuti yanjye, Imana itoranyiriza abantu babandi batari banavuka ngo bagire icyo bakora, ibatoraniriza umutambiko wo mu bushorishori. Kandi reka mbabwire, Imana itoranya abantu izi ikibazo bafite n'uburemere bwacyo, ubunyacyaha bwabo bibusobanukiwe yuko bameze nk'aho bari mu mwobo, ariko nayo ibizi imbaraga zayo izakoresha ngo ibakure mu mwobo, ibageze hejuru y'ubutaka, ibazamure ibageze mu bushorishori. Imana abantu irabanza ikabamenya. Ntabwo Imana abantu ibibeshyaho, ibahamagara ibazi neza. Abo yamenye kera, ikintu cyitwa kumenywa n'Imana ni ukukumenya ibibazo byawe byose, ni ukukumenya ingorane zawe zose, ni ukumenya kwangirika kwawe kose. Imana ikaguhamagara igusobanukiwe neza, kandi ubwo iyo irenze kukuba igusobanukiwe muri ubwo buryo maze ikaguhamagara, biravuze ngo ni uko igufitiye igisubizo cyizewe cyo kuzakugeza aho ishaka kukugeza. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Umva isomo riyero riravuga ngo kuko abo yamenye kera yabatoranirije kera gushushanywa n'ishusho y'umwana wayo. Imana itoraniriza abantu gushushanywa n'ishusho y'umwana wayo Yesu Kristo. Nubwo mu isi hari abantu b'abakiranutsi,
hakaba hari ba Mose, hakaba hari ba Eliya, hakaba hari ba Aburahamu n'abandi bantu Imana yashimye, ariko Imana iduhamagarira ikadutoraniriza gushushanywa n'ishusho y'umwana wayo Yesu Kristo. Iryo somo rizirikane cyane. Wowe uzajya mu ijuru, Imana yakumenye ukiri urusoro mu nda y'umubyeyi wawe, niko byanditse muri Yeremiya mu gice cya mbere umurongo wa 4 n'uwa 5. Imana ngo yakumenye ukiri urusoro mu nda y'umubyeyi wawe, imenya yuko uzemera agakiza. Hari igihe abantu bajya bakunda kuburana bavuga ngo batese ko Imana bazajya mu ijuru irabazi, ndetse bakabibazaho ibibazo niba bazajya mu ijuru ibazi. Igisubizo ni yego, irabazi. Kandi nubwo ibazi, ntabwo ariyo yabahitiyemo gutyo ngo ibe yaranabibakorereye. Yabonye ko abo bantu nyine bazashyira umutima wabo ku by'agakiza bataranawubigashyiraho. Abantu bazarimbuka Imana irabazi, siyo yabageneye uwo mugabane, ni umugabane bo ubwabo bihitiyemo. Y'icyo yakoze ni kimwe, nuko yabibonye. Kandi Imana yabonye yuko nubwo nta kitazabakorera, bazakomeza kwanga agakiza no kwanga Imana, bagahitamo Satani. Maze ibabona ibakorera ibyo bakorera byose, nabo bakomeza kubyanga, kurinda bageze ku munota wa nyuma babyanze barimbutse. Nta ruhare rwayo ruyirimo mu kurimbuka kwabo. Mbega ukuntu Imana yacu itangaje, mbega umuntu wakurikiye Imana ko agira ko afite ubwenge butagereranywa. Ubwo bwenge ntabwo ari ubw'iyisi, ni ubwo mu ijuru. Iri somo riravuga ngo rero, kuko abo yamenye kera yabatoranirije kera gushushanywa n'ishusho y'umwana wayo, kugira ngo abe imfura muri bene se benshi. Ni ryari Yesu abe imfura muri bene se benshi? Ni igihe amaze kubona abantu bateye intambwe bakazamuka bakagera kuri iki kintu batoranirijwe cyitwa gushushanywa n'ishusho y'umwana wayo. Ndifuza kubabwira ibintu bikomeye muri iki cyigisho. Iyo dusomye muri Bibiliya itubwira yuko igihe Imana yaremaga umuntu, ntabwo yapfuye kumurema. Imana yateganyije uwo muntu izarema uko azaba ameze. Kandi isomo ryanditse mu Itangiriro mu gice cyaho cya mbere ku murongo wa 26 riravuga ngo tureme umuntu agira ishusho yacu ase natwe. Iryo somo ryanditse mu Itangiriro ntaho ritandukaniye n'iri ngiri. Iri riravuga ngo yabatoranirije kera gushushanywa n'ishusho. Ya bya bintu byitwa ishusho birongeye bigarutse maha. Tureme umuntu agira ishusho yacu ase natwe. Irindi rikavuga ngo abo yamenye kera yabatoranirije gushushanywa n'ishusho y'umwana wayo, kugira ngo Yesu ahite aba imfura, abandi baba bavandimwe be, bityo Imana yacu inezerwe. Igihe rero Imana yaremaga umuntu, ikintu bita inama yo kurema umuntu, muri Bibiliya habamo inama ebyiri. Habamo icyo bita inama yo kurema umuntu, hakabamo n'icyo bita inama y'agakiza. Inama yo kurema umuntu yize umuntu ugomba kuremwa uko agomba kuba ameze, maze iratangaza uko azaba ameze. Iravuga ngo tureme umuntu agira ishusho yacu ase natwe. Bibiliya itubwira ko umuntu yaje gucumura. Umuntu amaze gucumura, ikintu Imana yakoze noneho ikintu bita inama y'agakiza. Ikintu bita inama y'agakiza ni ukongera kugarura umuntu akongera akagira ishusho y'Imana. Nicyo cyitwa inama y'agakiza. Buriya reka mbabwire, birababaje cyane kubona uyu munsi umuntu ashobora kumara imyaka yitwa ngo ni 70 ayoboka Imana ataratera n'intambwe imwe. Rero ikintu bita inama y'agakiza, buriya abantu bazi ikintu inama y'agakiza yize ni bake cyane. Ariko ikintu bita inama y'agakiza, ikintu yize ikintu kivuga ngo ni gute umuntu waguye mu mwobo, ahantu hateye ubwoba habi cyane, ni gute yakongera akazahurwa, akongera akagira ishusho y'Imana. Nicyo kintu inama y'agakiza yize. Kandi Imana yaremye umuntu imaze kubonera icyo kibazo igisubizo. Niyo mpamvu bavuga ngo abo yamenye kera
ikamenya ibibazo byabo, ingorane zabo, ubunyacyaha bwabo. Nababwiye ko icyaha kigenda mu muntu nk'uko amaraso amugendamo, kigendera mu maraso, kivanze n'amaraso ye. Nta rugingo rw'umuntu na rumwe rutarimo icyaha. Aho hantu niho umuntu yaguye amaze gukora icyaha. Uwo mwobo niwo yaguyemo, uwo niwe Imana imuhamagara imuzi neza, n'ikibazo kikizi. Buriya rero hari ibintu bitangaje ku Mana. Imana imaze kubona umuntu agiye gukora icyaha, ushobora kwibaza impamvu itaretse kumurema. Ntabwo yaretse kumurema, ahubwo yashatse igisubizo kirambye cyihagazeho. Ikora ikintu bita inama y'agakiza, yo kuvuga ngo umuntu yakongera kuremwa bundi bushyashya gute. Igisubizo kiraboneka, cyizewe kandi cyihagazeho. Inama y'agakiza irakomeye cyane. Ndagira ngo mbasomere ikintu bita inama y'agakiza, ikintu yateguye. Muri butangare cyane. Ngiye gusoma ku cyigisho cyitwa icyigisho cyo ku musozi. Ni icyigisho cya 31 mu gitabo cy'Uwifuzwa ibihe byose. Ngiye gusomamo amagambo avuga ngo, ayo magambo aravuga ngo, umugambi wo gucungura umuntu. Iyo bavuze umugambi wo gucungura umuntu, aho hantu hashyira amagambo avuga ngo inama y'agakiza. Umugambi wo gucungura umuntu uduteganiriza kubaturwa kuzuye mu mbaraga za Satani. Aho kuvuga ngo umugambi wo gucungura umuntu uduteganiriza kubaturwa kuzuye mu mbaraga za Satani, vuga ngo inama y'agakiza iduteganiriza kubaturwa kuzuye mu maboko ya Satani. Umva, umuntu wicishije bugufi mu mutima buri gihe, Kristo amutandukanya n'icyaha. Yazanywe no kumaraho imirimo ya Sekibi, kandi yateguye ko umuntu wese wihannye azahabwa Mwuka Muziranenge kugira ngo amurinde gukora icyaha. Buriya ndabizi ko abantu bakwemera ibi bintu nibo bakeya, kandi abatabyemera utagira ngo nuko ari abapagani, ni abanyedini. Barashaka no kuzajya mu ijuru, bavuga ko bazanajyayo, ariko iri hame ntibaryemera. Ariko Bibiliya avuga ngo kuko abo yamenye kera yabatoranirije kera gushushanywa n'ishusho y'umwana wayo, kugira ngo abe imfura muri bene se benshi. Uwo ni umurongo wa 29:30. Abo yatoranije kera yarabahamagaye, kandi abo yahamagaye yarabatsindishirije, n'abo yatsindishirije yabahaye ubwiza. Iri jambo rivuga ngo n'abo yatsindishirije yabahaye ubwiza, niho wa mugambi w'Imana yatoranirije abantu kera igihe yabamenyaga, niho wuzurira. Imana iduteza intambwe, ikatugendesha urugendo, ariko ifite ahantu idukura n'ahantu ishaka kutugeza. Dukura mu cyaha ahantu habi cyane, ndetse umugaragu w'Imana Ezekiyeli we ngo yahagereranyije no kuba umuntu ngo arimo yigaragura mu ivata, ngo nta n'uwatinyutse no kumubobeza utuvuta, ngo nta n'utwahi yambaye. Aho ni Imana idukura. Kandi iyo bavuze ngo abo yamenye kera, bivuga ko Imana ibanza igasobanukirwa ikibazo cyacu neza, igasobanukirwa uburemere bwacyo neza, igasobanukirwa ukuntu gishinze imizi neza, igasobanukirwa icyo cyaha ukuntu kivangavanze n'umuntu. Ariko Imana ibishaka kuzamuvangavanga no gukiranuka, ibishaka kuzamuvangavanga no gukiranuka ku rwego yaravangavanzeho n'icyaha. Kandi ibyo bintu inama y'agakiza yabiboneye igisubizo. None rero bene data, iri somo riravuga ngo kuko abo yamenye kera yabatoranirije kera gushushanywa n'ishusho y'umwana wayo. Ushobora kwibaza uti, gushushanywa n'ishusho y'umwana wayo byo bishaka kuvuga iki? Yabatoranirije gushushanywa n'ishusho y'umwana wayo, umva icyo bivuze.
ni kuri ya magambo narindimo nsoma. Ngiye gusoma amagambo avuga ngo buri mwana w'Imana wese wizeye kandi wihannye ashobora kugerwaho n'imibereho izira inenge isa n'iya Kristo. Reka mbabwire, yabateganirije gushushanywa n'ishusho y'umwana wayo. Hakavuga ngo buri mwana w'Imana wese uyizeye kandi wihannye. Umva ibyo byangombwa. Ubu rero hari abantu batanabyizera uretse no kuvuga ngo kubigeraho no kubyizera ubwabyo. Buri mwana w'Imana wese uyizeye kandi wihannye ashobora kugerwaho n'imibereho izira inenge isa n'iya Kristo. Bagakomeza ngo urugero rwiza imico ya gikristo igomba kutugezaho ni ugusa na Kristo. Amagambo aratangaje cyane. Isomo rivuga ngo abo yamenye kera yabatoranirije kera gushushanywa n'ishusho y'umwana wayo. Niyo aya ngaya avuga ngo urugero rwiza imico ya gikristo igomba kutugezaho ni ugusa na Kristo. Nk'uko umwana w'Imana yari inzira makemwa mu mibereho ye, niko n'abayoboke be nabo bagomba kubaho imibereho izira makemwa. Mbese urabyizera? Iyo utabyizera uzi ikintu uburyo ubuvuze ko Imana idashoboye. Imana irashoboye cyane. Kandi reka mbabwire, kimwe mu bintu bishobora kugaragaza gushobora kw'Imana n'ubuhangange bwayo, aho Imana yerekanira ko ishoboye, ni uguhindura umuntu ikiremwa gishya. Gikorwa n'Imana gusa. Reka mbabwire, Imana niyo yonyine yashoboraga kurema umuntu mu mukungugu ikamuhumekera mu mazuru umwuka w'ubugingo, umuntu agahinduka ubugingo buzima, akaba afite ishusho y'Imana, akaba anasa nayo. Ni Imana yonyine yashoboraga kubikora. Ibyo bintu mu by'umwuka nabyo ni Imana yonyine ishobora kubikora. Kandi iyo umuntu ibyo bintu atabyizeye, uwo muntu ntabwo aba ari umukristo, aba ari umupagani nk'abandi bose. Niyo mpamvu mbararikira kwizera cyane. Kandi Imana yacu niyo kwizerwa, no kubikora izagenza ite? Izabikora. Aya magambo rero nari ndimo gusoma aravuga ngo urugero rwiza imico ya gikristo igomba kutugezaho ni ugusa na Kristo. Nk'uko umwana w'umuntu yari inzira makemwa mu mibereho ye, niko n'abayoboke be nabo bagomba kubaho imibereho izira makemwa. Yesu yahindutse nk'abavandimwe be mu buryo bwose. Yahindutse umuntu wambaye umubiri nkatwe, yarasonzaga, akagira inyota ndetse akagira umunaniro. Yatungwaga n'ibyo kurya kandi agahemburwa n'ibitotsi. Yagezweho n'ibigera ku muntu, nyamara yari umwana w'Imana uzira inenge. Yari Imana yambaye umubiri. Imico ye igomba kuba iyacu. Nyagasani avuga ku bamwizera ati, nzatura muri bo, ngendere muri bo, nzaba Imana yabo, nabo bazaba ubwoko bwanjye. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Rero bavandimwe, Imana idufitiye umugambi uremereye wo mu rwego rwo hejuru, kuko ab'Imana yamenye kera yabatoranirije kera gushushanywa n'ishusho y'umwana wayo, kugira ngo uwo mwana wayo ahita ahinduka imfura muri bene se benshi, ari babo ngabo bahinduriwe gushushanywa n'ishusho y'umwana wayo. Kugira rero ngo abo bantu bagere kuri uwo mutambiko, Imana ibateza izi ntambwe. Abo ngabo yamenye kera ikabatoraniriza gushushanywa n'ishusho y'umwana wayo, yaje kubahamagara. Abo yahamagaye yaje kubatsindishiriza, nicyo cyitwa kubabarirwa ibyaha. Abo yatsindishirije yaje kubaha ubwiza, ibi bagejeje kuri wa mutambiko. Reka dusomye mu rwandiko rwa mbere rwa Petero. Urwandiko rwa mbere rwa Petero, igice cya mbere, umurongo wa 15 n'uwa 16. Haranditse ngo, ahubwo nk'uko wabahamagaye ari uwera,
aba ariko namwe mubabera mu ngeso zanyu zose, kuko byanditswe ngo muzababera kuko ndi uwera. Urumva iryo somo? Urumva ko mu yandi magambo umutambiko w'Imana niwe Imana iduhamagarira, ahubwo nk'uko wabahamagaye ari uwera, aba ariko namwe mubabera mu ngeso zanyu zose, kuko byanditswe ngo muzababera kuko ndi uwera. Imana yacu rero iratangaje cyane kandi irifuza kuduteza intambwe zikomeye cyane zo mu bushorishori bavandimwe banjye, intambwe zo kudutandukanya na Satani no kudutandukanya n'icyaha. Igihe twavugaga ibyo gusenga, nababwiye ibya Yakobo n'ukuntu ngo yaje gukira kamere ye, n'ukuntu imbaraga z'icyaha cyo muri kamere ya Yakobo ngo zarashenjaguritse. None Imana ishaka kutugeza kuri uyu mutambiko, kandi Imana izabikora. Imana yabikoreye inama, yabiboneye n'igisubizo. Niyo mpamvu Imana itaretse kurema umuntu, ahubwo yakoze inama yo kumucungura. Kandi umugambi Imana yari ifite irema umuntu, ntabwo Imana yigeze iwureka, niwo mugambi yakomejanyije. Kuko umugambi Imana yari ifite irema umuntu waravugaga ngo tureme umuntu, ariko uwo muntu aba asa natwe kandi aba afite ishusho yacu. Uwo mugambi ntabwo Imana yawumanuyeho gatoya ngo ivuge iti kuko umuntu yacumuye noneho ubu ngubu azagera kuri uru rwego, uru ntakirugezeho. Ahubwo uwo muntu wacumuye Imana yakomezanyije wa mugambi, ahubwo ishakisha mu nama yayo ukuntu uwo mugambi wagerwaho. Kuko aya masomo abiri, iri rivuga ngo abo yamenye kera yabatoranirije kera gushushanywa n'ishusho y'umwana wayo, iryo ni isomo riri mu nama y'agakiza, ntabwo riri mu nama yo kurema umuntu. Niryo mu nama y'agakiza. Ariko urumva ko mu nama y'agakiza umugambi uracyari wa wundi wo mu nama yo kurema umuntu. Kurema umuntu ni ukurema ufite ishusho y'Imana kandi usa nayo. None nabo iri guhamagara b'abanyabyaha bakuye mu cyaha, yabanje ngo no kumenya ikibazo cyabo uburyo kiremereye itabibeshyeho. Abo ngabo Imana ihamagara ibakuye mu cyaha, nabo ngo yabatoranirije gushushanywa n'ishusho y'umwana wayo. Ni wa mugambi neza neza. Dukwiriye rero kunezerwa cyane kandi dukwiriye kubishimira Imana cyane, kuko ibyo bintu bigomba kugerwaho, kandi kuko ari Imana ibikora, ya yindi ishobora byose, ya yindi itagira ikikoma mu nkokora, izabigeraho itureme bundi bushyashya. Buriya inama y'agakiza ni ukongera kurema umuntu bundi bushya, ukongera ukamunogereza, ukamutunganya, maze ukamumurika atunganye, ngo afite ibikwiriye byose, ngakora imirimo myiza yose. Ngo itorero ry'Imana ngo Yesu azaryishyira ritunganye, rifite ibikwiriye byose, ngo rikora imirimo myiza yose. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Ndagira ngo ngusomere amagambo aba mu cyigisho cya 33 mu gitabo cyitwa Uwifuzwa ibihe byose. Icyo cyigisho cyitwa ngo abavandimwe banjye ni bande. Ayo magambo ngiye kubasomera arakomeye cyane. Aravuga ngo iyo umuntu yiyeguriye Kristo, imbaraga nshyashya itura mu mutima wahindutse mushyashya. Habaho impinduka ubwe atabasha kwigezaho. Nimwumve nk'aya magambo. Wowe upfa kwiyegurira Kristo gusa, kubera ko iyo umuntu yiyeguriye Kristo, imbaraga nshyashya itura mu mutima wahindutse mushyashya. Habaho impinduka ubwe atabasha kwigezaho. Uwo ni umurimo w'indengakamere uzana muri kamere ya muntu imbaraga y'indengakamere. Mbega ibintu! Umurimo w'indengakamere urenze kamere ya muntu. Hari amagambo ntasomye kuri cya cyigisho nasomagamo, harimo amagambo avuga ngo urugero Imana itekerereza ubwoko bwayo kugeraho ngo rurenze kure urugero ubwoko bw'Imana bwatekereza ko bwageraho.
noneho reka aya magambo abiri nyagereranye. Hano haranditse ngo iyo umuntu yiyeguriye Kristo, imbaraga nshyashya itura mu mutima wahindutse mushyashya. Habaho impinduka ubwe atabasha kwigezaho. Uwo ni umurimo w'indengakamere uzana muri kamere ya muntu imbaraga y'indengakamere. Iyo uvuze ngo ibintu ni indengakamere, nta muntu Imana yabibaza ngo nabikore birenze umuntu. Ni ibigaragaza ubuhangange bw'Imana, gukomera kwayo n'ubutware bwayo. Buriya ngo Imana igitoranya abanyantege nkeya kugira ngo izerekanire imbaraga zayo mu gukomera kwayo muri abo bantu, ngo ejo batazavuga bataba abantu n'ubundi bari bashoboye, ariko bazavuge bati urebye ibi bintu n'aba bantu ntaho bihuriye, hari ikindi cyabikoze. Ngo ni umurimo w'indengakamere uzana muri kamere ya muntu imbaraga y'indengakamere. Umva ya yandi yo nababwiraga, ya yandi nababwiraga yo ntari nasomye, aravuga ngo urugero rw'ubutungane Imana ishaka ko abana bayo bageraho rusumba kure, urugero rurerure cyane intekerezo z'umuntu zibasha gushyikira no gutekereza ko zashyikira. Wowe upfa kwiyegurira Kristo, wowe ni wiyegurira Kristo, azakorera ibintu bye muri wowe maze akora ibyo ashaka gukora. Nasomye amagambo avuga ngo ba Paulo bavuze ngo ntabwo ari jyewe ahubwo ni Kristo. Ariko Uwiteka araguhindura bikomeye cyane, akakugira icyaremwe gishya, ukongera ukagera kuri rwa rwego twatakaje. Ijambo ry'Imana mu gitabo cyo kugana Yesu rivuga yuko igihe umuntu yaremwaga ngo yashyiraga hamwe n'Imana, hagati ye n'Imana hari umusabano, amaze gucumura ibyo bintu arabitakaza. Ariko ntabwo Imana yamubwiye ngo ubwo byatakaye nyine nta kundi byagenda. Imana yaramubwiye iti nakoze inama y'agakiza. Buri kintu cyose ngo umuntu yatakaje, Imana yabukoreye inama y'ukuntu yazakimugarurira. Na Edeni umuntu yabuze azongera ayibone. Imana yacu ni nziza cyane. Ntabwo Imana yigeze irekera abantu mu maboko ya Satani ngo abagenze uko ashaka. Ntabwo yamurekeye ibyo yabambuye. Ibyo yabambuye Yesu yaje kurwana nawe kugira ngo abimwambure, abisubize uwo yari yarabiremeye. Na Edeni ubwoko bw'Imana buzongera buyisubizwe. N'ishusho y'Imana no gusa n'Imana bagomba kubisubizwa, kuko inama y'agakiza nicyo yabereyeho. Yize uburyo ibyo bintu byakongera bikagaruka, kandi Imana yaremye umuntu imaze kubona igisubizo cyuzuye. Kereka nitwifatanya na Satani gusa nibwo ibyo bintu bisanga. Ariko hano bavuze ngo iyo umuntu yiyeguriye Kristo, muri we habamo impinduka ubwo atabasha kwigezaho. Muri we hazamo imbaraga y'indengakamere izana ibintu by'indengakamere muri we, umurimo udasanzwe. Mbega inama y'agakiza ibyo tuyikesha, mbega Yesu Kristo ibyo tumukesha, mbega uburyo nta kintu twajimije kizagenda burundu, mbega uburyo buri kintu cyose gifite ikintu igihe kizagarukira. Ubu reka mbabwire, mu bintu bibiri Imana yaremanye umuntu, yamuremanye ishusho yayo, inamurema asa nayo. Ni bibiri burya si kimwe. Kuko iyo biba kimwe ari kuvuga ngo tureme umuntu agira ishusho yacu gusa, cyangwa akavuga ati tureme umuntu ase natwe. Ariko aravuga ngo tureme umuntu agira ishusho yacu ase natwe. Muri ibyo bintu bibiri, kimwe kigomba kugaruka tukiri muri ubu buzima, tukongera tugasa n'Imana mu mitima yacu. Ikindi kizagaruka Yesu igihe azaba agarutse, nibwo tuzongera gusa n'Imana ku mubiri. Aho nibwo tuzamburwa uyu mubiri upfa, tukambika umubiri udapfa utabora. Nta kintu na kimwe twazimije kizagenda burundu.
buri kintu cyose twajimije gifite igihe kizagarukira, kuko inama y'agakiza yarabyize kandi yabiboneye igisubizo. Ndagira mbabwira ikintu gikomeye. Umuntu akiremwa yashyiraga hamwe n'Imana, ibyo yatekerezaga byareraga, ibyo yari agamije byari imbonera. Amaze gucumura adeburwa n'ibicumuro, ni ukuvuga ngo bimumaramo imbaraga. Ariko mu gitabo cyitwa Intambara Ikomeye ku cyigisho kivuga ngo ububyutse bwo muri iki gihe baranditse ngo bavuga uburyo abantu bihannye, ngo bamaze kwihana baza kugera ku rwego ibyo bangaga basigara babikunda, ibyo bakundaga basigara babyanga, maze muri bo habamo impinduka umuntu atakwigezaho. Iyo umuntu yongeye gukunda ibyo yangaga akongera akanga ibyo yakundaga, aba yongeye gushyira hamwe n'Imana, ibintu yatakaje biba byongeye byagarutse. Kuko ubundi Bibiliya ivuga yuko iyo iri kuvuga umuntu imuvuga muri icyo gihe nyine yaguye, iravuga ngo kuko kamere ikunda ibyo umwuka yanga, ngo kandi umwuka nakunda ibyo kamere yanga. Niko umuntu ubundi ameze ubu ngubu mu cyaha. Kamere ye ibikunda ibintu Imana yanga, kandi Imana nayo ibishaka ibintu kamere y'uwo muntu yanga. Hakavuga ngo nicyo gituma ibyo mushaka gukora atari byo mukora, kubera yuko kamere yanyu irabyanga nubwo mwamushaka kubikora. Ariko se niki Imana idukorera? Imana iratuzahura ikazatugeza igihe dukunda ibintu twajyaga twanga, maze tukanga ibintu twajyaga dukunda. Ubwo rero iyo dukunze ibintu twajyaga twanga, tuba tukunze bya bintu twakundaga tutaracumura, maze twamara gucumura tukagera ku rwego rwo kubyanga, turongera tukabikunda. Umuntu agakunda ibyo yangaga agahita yanga ibyo yakundaga. Mu byumve ko atari ukwihangana bavandimwe, sibyo? Ni ukubyanga, ibindi ni ukubikunda. Nababwiye isomo rivuga ngo nzashyira urwango. Iyo bavuze ngo nzashyira urwango, ni ukwanga nyine. Ukanga ibyo wakundaga kandi ukakunda ibyo wangaga. Izo ni impinduka umuntu atabasha kwigezaho ubwe. Ni umurimo w'indengakamere uzana muri kamere ya muntu imbaraga y'indengakamere. Nugera utya ukabona wongeye gukunda ibintu wangaga, ukabona wongeye kwanga ibintu wakundaga, urwo rwango rukaza, Imana ikarukuremera nk'uko yabwiye Adamu iti nzashyira urwango. Uzamenye yuko wongeye gusubira kuri katanga ka mbere, ikintu Adamu yatakaje cyo gushyira hamwe n'Imana no gukunda iby'Imana ikunda no kwanga iby'Imana yanga, yaje kubitakaza, maze aza gushyira ibiryoshye mu cyimbo cy'ibisharira, aza gushyira ibisharira mu cyimbo cy'ibiryoshye, ahita busana n'Imana. Ibyo akunda buri gihe Imana ikaba nibyo yanga. Ariko Imana igomba gukura umuntu muri uwo mwobo, ikamuzamura ikamushyira hejuru y'ubutaka, ikamuzamura ikamuriza igiti, ikamugeza mu bushorishori, ikamukoramo impinduka. Ngo nta muntu ujya ubona ikiganza gikora uwo murimo mu buryo butarebeshwa amaso bw'umwuka. Iby'Imana igomba gukura mu muntu iri kubimukuramo, n'ibyo igomba kumushyiramo ibirimo ibimushyiramo, maze ikamuhindura ikiremwa gishya muri Kristo Yesu. Somo ryiza riravuga ngo abo yamenye kera, ikamenya ibibazo byabo, ikamenya ukuntu bishinze imizi, ikamenya ukuntu bifatanye nabo, ikamenya uburyo uretse kubica nibwo waba ukuyeho ibibazo byabo. Imana ifite uburyo ishobora gukuraho ibibazo byacu twebwe itatwishe. Nta wundi muntu wabishobora. Bajya bavuga ngo nta muntu washobora gukura ngo inzoka ku gisabo, ngo iyi nzoka yizingiye ku gisabo, ngo nta wundi muti ngo ubwo icyo gisabo ni ukukimena. Umva, cyakora koko turi abantu. Ubu habura umuntu wakura inzoka ku gisabo kuko atakimennye. Umuti ni ukukimena, ngo nta yindi nzira ibaho. Yesu Kristo we ashobora gukura inzoka ku gisabo atakimennye. Nta muntu watandukanya umuntu n'icyaha ukurikije uko bafatanye, keretse uwo muntu amwishe nibwo yaba akuyeho ibibi bye.
Yesu Kristo wenyine niwe ushobora gukora icyo kintu akadutandukanya n'icyaha akaturema bundi bushya. Izi ntambwe ukwiriye gusanga Yesu akazikwigisha kandi akaziguteza, kuko uwo mugambi Imana yagize, Imana itweretse uko iwusohoza. Iravuze ngo abo yamenye kera yabatoranirije kera gushushanywa n'umwana n'ishusho y'umwana wayo, kugira ngo uwo mwana wayo ahinduke imfura muri bene se benshi, nabo bahinduka abavandimwe be. Niyo mpamvu Yesu yaravuze ngo muri inshuti, muri abavandimwe banjye, nzajya kwa data ari we so. Genda ubwira abigishwa uti ngiye kwa data ari we so. Rero uyu mugambi ndawubashimiye. Reka ube ari wo uri imbere y'amaso yacu, tuba ari wo duhanze amaso, tuba ari wo dutekereza ku manywa na nijoro, tuba ari wo dusengera mu masengesho yacu, tuba ari wo twifatanya n'Imana muri uwo murimo ishaka kudukorera. Guhinduka ko nta kabuza tuzahinduka, ikiremwa gishya. Isomo ryo mu Bakorinto rivuga ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu aba ahindutse icyaremwe gishya, ibya kera biba bishize, dore byose biba bihindutse bishya. Mbega ukuntu Imana ishaka kutugira ibiremwa bishyashya, mbega ukuntu Imana ishaka gukura icyaha mu bugingo bwacu idukoreye igitangaza. Ni igitangaza ibikoze. Ndagira ngo ngusomere aya magambo ku cyigisho cya 44 mu gitabo cy'Ifuzwa ibihe byose. Ni icyigisho cyitwa ikimenyetso nyakuri. Ahangaha abantu barimo babwira Yesu ngo nabakorera igitangaza, ngo kugira ngo bamenye yuko ari umwana w'Imana bamwizere. Ngo ariko Yesu nta gitangaza yabakoreye. Biri muri Matayo mu gice cya 15 niho muzasoma ayo magambo. Ariko hano baravuze ngo nyamara ubutumwa bwiza ntibubura kwerekana ikimenyetso bukomora mu ijuru. Mbese ntibyaba igitangaza turamutse duciye ingoyi ya Satani? Kwanga umwanzi Satani ntabwo bisanzwe mu mutima w'umuntu, tubihabwa kubw'ubuntu bw'Imana. Iyo wari usanzwe ayoborwa n'imitekerereze iyobye kandi igoramye, aciye ingoyi akiyegurira guhamagara guturutse mu ijuru, igitangaza kiragaragara kikaboneka. Reka mbabwire, biriya bintu nababwiye byo kuduhindura ni igitangaza mu bitangaza. Igitangaza mu bitangaza. Kubera iki se? Kubera ko kwanga umwanzi Satani ntabwo bisanzwe mu mutima w'umuntu, tubihabwa kubw'ubuntu bw'Imana. Iyo wari usanzwe ayoborwa n'imitekerereze iyobye kandi igoramye, aciye ingoyi akiyegurira guhamagara guturutse mu ijuru, igitangaza kiraboneka. Kandi niko bimera. Iyo umuntu wabaswe n'imitekerereze yo guhaba asobanukiwe n'ukuri kuboneka mu byanditswe, iyo umutima uhindutse ukiyegurira urukundo rw'Imana kandi ugakurikiza amategeko yayo, amasezerano y'Imana aruzura. Nzabaha n'umutima mushya, mbashyiremo umwuka mushya. Nzabakuramo umutima ukomeye nk'ibuye, mbashyiremo umutima woroshye nk'inyama. Guhinduka k'umutima, guhinduka kw'ingeso ni igitangaza kigaragaza umukiza uhoraho ushaka gukiza imitima y'abantu. Ni igitangaza muvandimwe. Niyo mpamvu amagambo nagusomeye aravuga ngo ni ikintu umuntu atabasha kwigezaho, ahubwo ni igikorwa kizana muri kamere ya muntu imbaraga y'indengakamere ikamuhindura. Niyo mpamvu iyo dusomye mu rwandiko Pawulo yandikiye Abefeso tugasoma mu gice cyaho cya mbere, urwandiko Pawulo yandikiye Abefeso mu gice cya mbere, reka dusome umurongo wa 3 n'uwa 4. Haravuga ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ariyo na se ishimwe, kuko yaduhereye muri Kristo imigisha yose y'umwuka yo mu ijuru. Umurongo wa 4, nk'uko yadutoranirije muri we isi itararemwa, kugira ngo tubabera tutariho umugayo imbere y'amaso yayo. Imana yaradutoranije
idutoranyiriza icyo kintu cyo kuzageza ubwo tuzababera tutariho umugayo, kandi uwo mugayo bavuga ntabwo ari imbere y'amaso y'abantu, ni imbere y'amaso yayo, kuko Imana ibyo bintu yarabidutoranirije. Rya jambo bita gutoranywa hano riragarutse. Imana idutorana yadutoranirije iki? Umvira isomo nanone wumva ukuntu risometse tutarisoma nabi. Riravuga ngo kuko nk'uko yadutoranirije, ntabwo ari nk'uko yadutoranije, ni nk'uko yadutoranirije. Kuvuga kudutoraniriza biba bishaka kurenguriza ku kintu yadutoranirije kugeraho. Rero yadutoranirije muri we isi itararemwa kugira ngo tuzababera tutariho umugayo imbere y'amaso yayo. Rimeze nka rya rindi rivuga ngo abo yamenye kera yabatoranirije kera gushushanywa n'ishusho y'umwana wayo. Urumva ikintu Imana itoraniriza abantu? Yabatoranirije kera kuzashushanywa n'ishusho y'umwana wayo. Na hano yaravuze ngo yadutoranirije kera kugira ngo tubabera tutariho umugayo imbere y'amaso yayo. Mbega ukuntu Imana yacu ishoboye! Mbega umuntu uburyo ifata umunyabyaha udatanga icyizere, wa wundi abantu bahebye bagakura y'amaso bakaziguruka, Imana ikamukorera igitangaza. Guhinduka k'umutima, guhinduka kw'ingeso ni igitangaza. Ni ikintu umuntu ubwo atabasha kwigezaho. Ni imbaraga y'indengakamere izana muri kamere ya muntu, imbaraga y'indengakamere. None Imana yadutoranirije muri Kristo kugira ngo tubabera tutariho umugayo imbere y'amaso yayo. Kandi Imana abo yamenye kera yabatoranirije kera gushushanywa n'ishusho y'umwana wayo, ni Yesu Kristo, kugira ngo Yesu Kristo ahite ahinduka imfura muri bene se benshi, kandi azagenda abamurike mu ijuru abwira Imana ati aba ni abantu banjye. Mbega umugambi mwiza! Mbega inama y'agakiza ukuntu ikomeye! Mbega ukuntu inama y'agakiza nta kinama yo kurema umuntu iyirusha. Nta kinama yo kurema umuntu irusha inama y'agakiza, kuko zose ziga uko umuntu yaremwa. Iya mbere yiga uko umuntu yaremwa afite ishusho y'Imana, asa n'Imana, yanditse mu Itangiriro igice cya mbere umurongo wa 26. Iya kabiri yiga uburyo umuntu yaremwa akongera agasubira uko Imana yashakaga kumurema, kuko nta kintu Imana ijya ivuga ngo iki kiranze ngo ikireke. Nk'uko muzi Imana yabonye umuntu azacumura n'ubundi ikamurema, twebwe kuko turi abantu twari kumureka, ariko Imana yaramuremye. Nta mugambi w'Imana utajya usohora habe n'umwe. Bibiliya ivuga ngo imigambi yanjye yose izasohora. Niba Imana yarashatse kurema umuntu ufite ishusho ya se nayo igomba kumurema. None si Imana igize imigambi Satani akayihagarika, iyo yaba ari Imana? Imigambi y'Imana ntigihagararira sohora. Satani yaravuze ngo agiye gucumuza umuntu. Igihe byagaragaraga ko Satani agiye gucumuza umuntu, ntabwo Imana yamuretse, ahubwo Imana yakoze inama y'agakiza. Uwo muntu imushakira igisubizo kirambye. Imana yashakisha uburyo izamugarurira ibintu byose Satani yamunyaze, kandi nta na kimwe atazagarurirwa. Igiti cy'ubugingo umuntu Imana yari yakimuhaye ngo akiryeho, ibitewe n'urukundo Satani arakimugomwa maze aramucumuza, kuko nta kintu na kimwe Imana yageneye umuntu kitazagaruka. Igiti cy'ubugingo umuntu agomba kuzongera akakiryaho. Edeni, umurima mwiza cyane Imana yaremeye umuntu ngo ujye umunezeza, umwanzi akawumugomwa. Umuntu agomba kuzagarurirwa Edeni yabuze, kandi gusabana n'Imana kudafite umupaka. Imana yari yaremanye umuntu, agomba kubigarurirwa, kandi agomba kongera akagira ishusho y'Imana agasa nayo, kugira ngo bigaragare ko Imana nta kintu gishobora kurogoya imigambi yayo na kimwe. Imana nta kintu ishobora kureka ngo Satani yakirwanyije. Ibyayo byose birakomeza kandi bizatsinda.
mbese ninde wifuza kwifatanya n'Imana? Ninde ushimye umugambi w'Imana ku buryo yumva nawe uwo mugambi ari wo yumva ashaka, ku buryo yumva uwo mugambi ari wo yumva nawe koko umunyuze? Imana ishaka ko abantu bakora amahitamo, ariko hari abantu bagomba guhitamo umugambi w'Imana ukabanyura, bakifatanya n'Imana muri uwo mugambi, maze Imana igakunda ikabona uko ibibasohoreza. Muri Matayo mu gice cyaho cya 5 ku murongo waho wa 48, igihe Yesu yari amaze kuvuga amahame agenga ubwami bw'Imana, hamwe yavuga ngo hahirwa abakene mu mitima yabo, hahirwa abashavura, yaje gusoresha icyo kibwirizwa cyayo mahame agize ubwami bw'Imana kuvuga ngo namwe mwe mukiranutse nk'uko so mu ijuru akiranuka. Ibyo byanditse muri Matayo mu gice cyaho cya 5 ku murongo wa 48, namwe mwe mukiranutse nk'uko so mu ijuru akiranuka. Reka dushimire Imana cyane. Imana ifite kugira neza kwinshi, Imana ifite imigambi ihambaye, Imana ikomeye kandi igaragariza gukomera kwayo mu bana bayo, Imana ifite urukundo kandi rugaragariza mu bana bayo. Reka tuyishime kandi reka twongere kubashishwa no kugira neza kwayo kuyiyegurira, kugira ngo idukorere ibitangaza mu mitima yacu, ibyo twebwe ubwacu tutabasha kwikorera. Nubwo twakwiterura tukikubita kwibuye, ntabwo twabyikorera, ariko Yesu kubidukorera ni ubufindo, ikintu cyoroshye cyane. Reka Imana itubashije kuyiyegurira kugira ngo tube ikibuga aho ikorera imirimo yayo. Reka Imana ye kubura ahantu yakorera imirimo yayo kandi duhari, ahubwo reka twitange mu biganza byayo, maze tuyemerere umugambi wayo nk'uko yawutekereje, maze ibona aho iwusohoreza, kugira ngo natwe tube tugira umugisha ku Mana wo kuba natwe tubashije kuremwa bundi bushyashya. Nejejwe no gusabira umugisha umuntu wakurikiranye ijambo ry'Imana kugira ngo rimugirire umumaro, kugira ngo ryoroshye umutima we, kugira ngo asobanukirwe umugambi Imana imufitiye uwo ari wo n'uburyo ari uwo mu bushorishori, kandi yiyegurira Imana kugira ngo uwo mugambi ubashe gusohora, kugira ngo Imana imuteze ziriya ntambwe imugeze ku rwego ruvuga ngo kandi nabo yatsindishirije yabahaye ubwiza. Reka uwo mutambiko wo mu bushorishori tubashe kuwugezwaho n'Imana, ubwo bwiza bw'imbere mu mutima tubashe kubusingira, kugira ngo dushime Imana. Imana ibishoboza umuntu wese kubw'imbabazi zayo, kandi umuntu wese imushoboze kurambura ibiganza abyakire, kugira ngo bitugirire akamaro twese. Imana ibidushoboze kubw'ubuntu bwayo, mu izina rya Yesu umwami wacu, amina. Reka dusenge. Imana idukunda, Imana ikiranuka, Imana ituye mu bwami bwo mu ijuru, turagushimye. Abana bawe turakunezerewe kubw'uyu mwanya mwiza uduhaye no kubw'ijambo ryawe utwigishije. Imigambi yawe iradutangaza kuko iraturenze. Ntawe twari twabona ufite urukundo nk'urwawe, no kwihangana nk'ukwawe, no kugira neza nk'ukwawe. Ushimwe kandi uhabwe icyubahiro. Tugushimiye yuko ni ukuri ushobora kudukura mu cyaha kandi ukadutandukanya nacyo. Tugushimiye ko isano yacu na Satani ushobora kuyiducira kandi kugira ngo itazongera kwiyubaka, maze hagati yacu nawe ukahadushyirira urwango. Turagusabye ngo uduhe uwo mugisha kubw'imbabazi zawe. Ni ukuri twongeye kuguhitamo bundi bushyashya, ndetse twongeye kukwiyegurira bundi bushyashya. Turagusabye ngo uko tutabishoboye ubitubashishe, kugira ngo tubashe kukwiyegurira nk'uko bikwiriye, kandi tubashe kwakira umugisha abantu bose bakwiyegurira babona, kugira ngo dushime izina ryawe. Reka ukomereze ijambo rya mu mitima yacu, urihindure igikoresho cyo kutweza no kuturema bundi bushyashya, uridutunganishe kugira ngo tube izahabu ikwiriye kuzahunikwa mu kigega cy'Imana. Tubigusabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amina.
niyo mpamvu n'uyu munsi turi nijoro kandi umwijima nabwo uri gukura. Ibimenyetso by'umwijima tugomba kubibona, ariko igihe bizaba bigeze kuri icyo gihe cy'itegeko ry'icyumweru, niho bavuze ngo n'inyenyeri twajyaga twishimira umucyo wazo zizasohoka zijye mu mwijima. Biravuze ngo ikintu kizasigara cyaka icyo gihe kizaba gifite umucyo witwa originali, kuko hazaza umwijima uzazimya ibintu byose